Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Aha tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho gukora imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda bashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga bikunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo wakora iki ubonye iki cyapa? Icyapa gifite ubuso bw'umutuku n'ibirango by'amagambo y'umweru yanditsemo ngo stop. Bisobanuye iki mu Kinyarwanda? Guhagarara. Urahagarara byagenze ute? Guhagarara gusa igihe ibinyabiziga bikwegereye. B, guhagarara niyo nta kinyabiziga ubona. C, guhagarara gusa niba hari abana bategereje kwambuka. D, guhagarara gusa igihe ikimenyetso cyaka ari umutuku. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni B, guhagarara niyo nta kinyabiziga ubona. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Iyo ukibonye urahagarara nubwo nta kinyabiziga ubona, ukinjira muri uwo muhanda munini ugiye kwinjiramo ugenda gake gake udateje ibyago abayobozi b'ibinyabiziga cyangwa se abanyamaguru ugiye gusangamo. Akenshi uzakibona uri mu muhanda muto, uwo muhanda muto uri gusukira mu muhanda munini. Rero ugahagarara niyo nta kinyabiziga waba uri kubona kugira ngo winjire ugenda gake gake udateje ibyago abayobozi b'ibinyabiziga usanzemo. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ahatari mu nsisiro ibyapa biburira n'ibyapa byo gutambuka mbere bigomba gushyirwa mu ntera ikurikira y'ahantu habyerekana. Mu ntera ingana iki? A, metero 150 kugeza kuri metero 200. B, metero 100 kugeza kuri metero 150. C, metero 50 kugeza kuri metero 100. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano izo cy'ukuri nta kindi ni A, metero 150 kugeza kuri metero 200. Niba ubonye icyapa kiburira kikubwira ngo amabuye ahanuka, ntabwo icyo cyapa kiba giteye ahantu hari ayo mabuye ahanuka, ahubwo uzabanza ugenda urugendo hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 ubone kugera aho hantu hari ayo mabuye ahanuka. Niba bakubwiye ngo umuyaga w'intambike, icyo cyapa ntabwo kiba gishinze ahantu hari uwo muyaga w'intambike, ahubwo uzabanza ugende runo rugendo hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 ubone kugera aho hantu hari iki, hari uwo muyaga w'intambike. Niyo mpamvu duhisemo A, niyo mpamvu tuyanze ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko n'icyambuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka, mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, ufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo inkombe z'inzira nyabagendwa cyangwa z'umuhanda zishobora kugaragazwa n'ibikoresho ngarurarumuri. Ibyo bikoresho bigomba gushyirwaho ku buryo abagenzi babibona ku buryo bukurikira. Ijambo abagenzi bakoresheje
ntugire ngo ari kuvuga abanyamaguru, ahubwo ari kuvuga n'abayobozi b'ibinyabiziga babibona kubera buryo ababona iburyo bwawe iby'ibara ritukura cyangwa bisa n'icunga rihishije, b ibumoso babona iby'ibara ryera, c a na b ni ibisubizo by'ukuri, mu gihe kuri d bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro, izo cy'ukuri nta kindi ni c a na b ni ibisubizo by'ukuri, babona iburyo bwabo iby'ibara ritukura cyangwa bisa n'icunga rishije, mu gihe ibumoso baba bagomba kubona iby'ibara ryera. Ndizera ko waramusamo rero c, ndizera ko waramusyandika ku papuro. Wari wahisemo a, iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo b, iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Uba ugomba guhitamo c ivuga ko a na b ari ibisubizo bya nyabyo, kubera ko mu kibazo cyacu badoye mu bisubizo bya nyabyo bibiri. Ikibazo cya kane kikabaza ngo amatara ndangacyerekezo agomba kuba agizwe n'ibintu bifashe ku rumuri rumyatsa biringaniye ku buryo bigira umubare utari igiharwe ku mpande z'imbere n'inyuma z'ikinyabiziga. Ayo matara aba afite amabara akurikira. Ayo matara aba afite amabara asati: a amatara y'imbere aba yera cyangwa ari umuhondo, b ay'inyuma aba atukura cyangwa asa n'icunga rihishije, c a na b ni ibisubizo by'ukuri, d ay'inyuma aba asa n'icunga rihishije. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro, izo cy'ukuri nta kindi ni c a na b ni ibisubizo by'ukuri. Amatara y'imbere aba yera cyangwa ari umuhondo, mu gihe ay'inyuma batukura cyangwa asa n'icunga rihishije. Muzabirebe ku kinyabiziga, amatara y'imbere y'ikinyabiziga aba ari umweru cyangwa ari umuhondo, mu gihe ay'inyuma aba atukura cyangwa se asa n'icunga rihishije. Niyo mpamvu rero duhisemo c, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, kugira ngo ikintu cyose nkizeho ujye uhita ukibonera ku gihe, ko ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo amahoni y'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri agomba kohereza ijwi ry'injyana imwe rikomeza kandi ridacengera amatwi, ariko ibinyabiziga bikurikira bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'iry'ibivuzwe haruguru. Ibihe binyabiziga biba bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'iry'ibindi binyabiziga? a ibinyabiziga ndakumirwa, b ibinyabiziga bikora ku mihanda, c ibinyabiziga bifite ubugari burenze metero 2.10, d a na b ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo a ibinyabiziga ndakumirwa na b ibinyabiziga bikora ku mihanda bikaba ari ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri d. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro, izo cy'ukuri nta kindi ni d a na b ni ibisubizo by'ukuri. Ibinyabiziga ndakumirwa n'ibinyabiziga bikora ku mihanda biba bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'iry'ibindi binyabiziga. Urugero nka ambulance ni gucaho uzumva ukuntu ivuza ihoni, biba bitandukanye n'iry'ibindi binyabiziga. Niyo mpamvu duhisemo d a na b ni ibisubizo by'ukuri, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese kino cyapa urabona gifite iyihe shusho? Ese ni mpande enye? Ese ni uruziga cyangwa ni mpande eshatu? Icyapa gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu, ibirango by'umweru bicishemo umurongo utukura ubereretse. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? a iherezo ry'inzira y'abanyamaguru, b iherezo ry'umuhanda urombereje ibice byinshi, c a na b ni ibisubizo by'ukuri, d nta nzira ihari. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro, izo cy'ukuri nta kindi ni b iherezo ry'umuhanda urombereje ibice byinshi. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga, kikaba kivuga ngo iherezo ry'umuhanda urombereje w'ibice byinshi.
noneho iyo kidacishijemo umurongo ubereretse utukura kiba kivuga ngo umuhanda uromberejeho ibice byinshi. Bacishamo umurongo kikaba gisobanuye ngo iherezo ry'umuhanda uromberejeho ibice byinshi. Niyo mpamvu duhisemo B, ariko niba kikubaza batacishijemo umurongo uzamenye ko kiri kukwereka ahari amategeko y'umuhanda uromberejeho ibice byinshi. Ndizera ko aramusamo rero B, ndizera ko aramusikandika ku papuro. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso bw'ibara rikurikira. Kiriya cyapa kirangwa n'ubuso bw'amabara asati: A umukara, B umweru, C ubururu, D umutuku. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni B umweru. Kiriya cyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi. Wowe ukibonye ntiwemerewe kujyayo, ariko n'abariyo ntibemerewe kuvayo. Kiba gifite ubuso bw'ibara ry'umweru, kiba gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso ni mu ibara ry'umweru. Icyo cyapa nta kirango gifite, kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Urabona ko ibyapa bakunda kubibaza haba mu buryo bw'amagambo, haba mu buryo bw'amashusho. Ni ingenzi kureba iriya video nagukoreye y'amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda, urasoza kwireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Murabizi bakozo bakunda kubibaza haba mu buryo bw'amagambo cyangwa se mu buryo bw'amashusho. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira ibikoresho by'ihoni byumvikanira mu ntera ya metero 20. Ibe binyabiziga: A amapikipiki, B velomoteri, C ibinyabiziga bigendeshwa na moteri bidapakiye, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni B velomoteri. Velomoteri ni ibigira ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera ya metero 20. Nwaho velomoteri yivugije ihoni kiri muri metero 20 uba wabyumva. Ukibuka ko ibinyabiziga bigenda bigira ibikoresho by'ihoni bigenda byumvikana mu ntera igiye itandukanye bitewe n'ukuntu bikoze, ariko twabonye ko hari ibinyabiziga bigira ihoni ridasanzwe ridahuye n'iry'ibindi binyabiziga. Ibe binyabiziga bikora ku mihanda n'ibinyabiziga ndakumirwa. Ndizera ko aramusamo rero B, ndizera ko aramusikandika ku papuro. Ikindi kintu ugomba kumenya kuri za velomoteri, velomoteri igira umuvuduko ntarengwa mu isaha kilometero 50. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo imirongo y'ingabo z'igihugu zigendera kuri gahunda n'utundi dusiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udusiko tw'abanyeshuri, iyo bitagishoboka kubona neza muri metero 200 bagaragazwa n'itara ryera imbere, naho inyuma ni itara ry'umutuku. Ariko iyo uburebure bw'iyo mirongo cyangwa bw'utwo dusiko burenga metero 6, impande zatwo cyangwa zayo zigaragazwa ku buryo bukurikira. Mu mpande hagaragazwa gute? Bitagishoboka kubona neza muri metero 200, wenda ni igihe cy'imvura hari ibihu byinshi, cyangwa se ni igihe cy'izuba hari umukungugu mwinshi, cyangwa se ni nijoro. Imbere bagaragazwa n'itara ryera, naho inyuma tubonye ko bagaragazwa n'itara ry'umutuku. Ariko ngo iyo uburebure burenga metero 6 no mu mpande hari ukuntu hagaragazwa gute? A itara rimwe cyangwa menshi yera, B amatara menshi y'umuhondo, C amatara menshi asa n'icunga rishije, D ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose nibyo. Mu mpande hagaragazwa n'itara rimwe cyangwa menshi yera, amatara menshi y'umuhondo cyangwa se amatara menshi asa n'icunga rishije. Ndizera ko aramusamo rero D, ndizera ko aramusikandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko nikiza mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Kibazo cya 10 kikabaza ngo iyo ikinyabiziga gikururwa n'inyamaswa nacyo gikuriye ikindi, uburebure bw'ibikururwa bukaba burenga metero 18 habariwemo icyo kinyabiziga cya mbere kiziritseho, hagomba ibi bikurikira. Habagombwa iki? A umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri, B abaherekeza babiri, C A na B ni ibisubizo by'ukuri,
nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni A. Umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri niwe uba ukenewe. Ndizera ko ramstamo rero A. Ndizera ko ramskyandika ku gapapuro. Tari wahisemo ndizera ko n'icyambwa kije mu kizamini wakora mu kanya rero tugikora. Iyo uvuze ngo iyi kinyabiziga gikururwa n'inyamaswa, hari umuntu wese wibaza se ibinyabiziga bikorwa n'inyamaswa bigenda mu muhanda? Turebye nko mu butayu bwa Sahara mu majyaruguru ya Afurika, hari aho usanga nk'ingamiya zigurura ibintu bimeze nk'ibimashini cyangwa se bimeze nk'ibigare. Ibyo rero nibyo wari kuvuga ibinyabiziga bikururwa n'inyamaswa. Rero iyo uburebure bwabyo burenga metero 18 hatabariwemo icyo kinyabiziga cya mbere kiziritseho, haba hagombwa umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri. Ndizera ko ramstamo rero A. Ndizera ko ramskyandika ku gapapuro. Utari wahisemo ndizera ko nikiza mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka, mbwira karere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza. Keneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Kibazo cya 11 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A. Isangano rifite ishusho ya T. B. Inzira idakomeza. C. Aho batelefonera. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni B. Inzira idakomeza. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga, kikaba kigaragaza ko inzira giteye mu ntangira idakomeza. Bajya banakibaza mu buryo bw'amagambo ngo ese icyapa kigaragaza ko inzira giteye mu ntangira idakomeza kirangwa n'ibirango bigizwe n'amabara sate. Uzavuge ko ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku. Niba kikubaza mu buryo bw'amashusho uzavuge ko ari inzira idakomeza. Ndizera ko rero waramstamo B. Nizera ko ramskyandika ku gapapuro. Mbibutsa ko tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Subira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebe iriya video urasoza kuyireba, nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Kibazo cya 12 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira ntibitegezwe kugira ibimenyetso bibyerekana iyo byambukiranye umuhanda cyangwa bigenda ku ruhande rwawo. Ibe binyabiziga A. Ibinyabiziga bigendwamo n'abana. B. Ibinyabiziga bigendwamo n'abamugaye. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ibinyabiziga bigendwamo n'abana n'ibinyabiziga bigendwamo n'abamugaye byo ntibitegetswe kugira ibimenyetso bibyerekana mu gihe byambukiranye umuhanda cyangwa se biri kugendwa iruhande rwawo, kubera ko murabizi niba ikinyabiziga kinahagaze impande y'umuhanda hari ukuntu kiba kigomba kugaragazwa kugira ngo baza bagisanga bamenye ko kitabebereye imbogamizi. Ariko bino binyabiziga bigendwamo n'abana tuno bashyiramo abana bagasunika, ndetse n'ibinyabiziga bigendwamo n'abamugaye tuno tugare, mubona ko byo two nta bimenyetso tugira, nta matara ndangaburumbarare, nta binyoteri tugira. Niyo mpamvu byo bidategetswe kugira ibimenyetso bibyerekana mu gihe biri kwambukiranya umuhanda cyangwa biri kugenda ku ruhande rwawo. Ndizera ko rero waramstamo C. Ndizera ko waramskyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ibinyabiziga birekeranyije mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo ibinyabiziga birekeranyije mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje ibipimo bikurikira. Utarengeje ibihe bipimo: A. Utarengeje metero 50.
b utarengeje metero 100, c utarengeje metero 150, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni a utarengeje metero 50. Biriya binyabiziga bigiye mu butumwa wenda habaye nk'ikintu runaka biba ngombwa ko wenda ibinyabiziga bitonda umurongo birenze metero 500. Biba bigomba kugabanywamo amatsinda. Iryo tsinda bagabanyijemo riba rigomba kuba ritonze umurongo utarengeje metero 50 z'uburebure. Nuriya mwanya uri hagati y'itsinda riri imbere n'iriri inyuma byibura ukaba metero 500. Ariko ukibuka ko ibinyabiziga by'abasirikare birekeje mu nsisiro bitajya bigabanywamo amatsinda nubwo byaba bitonze umurongo urenze metero 500. Byo ntibikurikiza rino tegeko, n'ubundi biba bigomba kugenda ku murongo umwe. Niyo mpamvu byo bidakurikiza rino tegeko. Impamvu mbabivuzeho ndabizi hari ikibazo babibazaho, uzahita uvuga ko ibinyabiziga by'abasirikare birekeje mu nsisiro bidakurikiza iri tegeko. Ariko mu gihe ari ibindi binyabiziga bisanzwe biba bigomba kugabanywamo amatsinda bikagenda mu matsinda. Iryo tsinda rigomba kuba ritonze umurongo utarengeje metero 50. Nuriya mwanya uri hagati y'itsinda riri imbere n'iriri inyuma byibura ukaba metero 50. Ndizera ko aramusamo rero a ndizera ko aramusikandika ku papuro. Kibazo cya 14 kikabaza ngo ibyapa byerekana inkomane y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi bigomba iteka kumurikwa cyangwa kugarura urumuri ku buryo bigaragarira nibura mu ntera ikurikira igihe ijuru rikeye. Mu ntera ingana iki nijoro igihe ijuru rikeye? a metero 200, b metero 250, c metero 300, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Bavuze ngo ibyapa byerekana inkomane y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi. Bavuga ibyapa byerekana zino nzira za gari ya moshi, kandi ntabwo bakoresha ibyapa ahubwo bakoresha amatara. Kankubwira akantu ku nzira za gari ya moshi. Ziriya nzira za gari ya moshi zitwara ubuso bunini cyane, ubusanga nk'umuhanda ushobora kuva mu Rwanda ukagera nka za Kenya. Ubwo rero araba ari umuhanda ukomeje kandi ugendwamo n'amagari ya moshi. Birashoboka ko hari imihanda myinshi igenda yambukiranya zino nzira za gari ya moshi. Rero nk'iyo uhageze ugasanga gari ya moshi igiye gutambuka ugiye kwambukiranya umuhanda wa gari ya moshi, haba hariho amatara yaka urumuri rutukura. Yakazima ugahita umenya ko gari ya moshi igiye gutambuka, ugahagarara ukareka abanzi gatambuka, kubera ko biriya gari ya moshi ikintu isanze mu nzira irakigonga. Rero ntabwo bakoresha ibyapa berekana inkomane y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi, ahubwo bakoresha amatara. Niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndizera ko usobanukiwe impamvu duhisemo d. Ndizera ko nikiza mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Kibazo cya 15 kikabaza ngo imbibi ziri ku mpera z'ubwihukiko bw'abanyamaguru kandi ziri mu muhanda kimwe n'imbibi n'ibindi bikoresho bigenewe gutuma bagenda mu muhanda nta muvundo zisigwa irangi ry'ibara rikurikira. Zisigwa irangi ry'ibara risa rite? a irangi ry'umuhondo ngarurarumuri, b irangi ry'umweru ngarurarumuri, c irangi risa n'icunga rishije ngarurarumuri, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni a irangi ry'umuhondo ngarurarumuri. Ese no kubera iki bagita irangi ngarurarumuri? Ukuntu riba rikoze urumuri rw'ikinyabiziga rwawe nirukubitaho rizahita risa nkaho ryatse bitewe n'icyo barishyiriyeho, uhita umenya icyo gushyira mu bikorwa.
niyo mpamvu bagita ngo ni irangi ngarurarumuri. Nka kwa kundi ugenda ku muhanda wenda ugasanga hari ibyapa wenda nta matara yo ku muhanda hari, ariko urumuri rwagera wakubita ku cyapa kigasa nkaho cyatse, kiba gikoze ku buryo bwa ngarurarumuri. Ndizera ko rero waramusitamo ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo ni ikihe cyapa kinyemerera gutambuka mbere mu masangano y'umuhanda? Tegereze neza bino byapa bitatu baduhaye, ese ni ikihe kikwemerera gutambuka mbere? Ese ni icyapa B3 gifite ishusho ya mpande enye, umuzenguruko w'umweru n'ubuso bw'umuhondo? Ese ni icyapa A22 gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, buso bwera n'ibirango by'umukara? Cyangwa ni icyapa A20 nacyo gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, buso bwera n'ibirango by'umukara? Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano weho urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni icyapa B3. Kino cyapa B3 kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere, kikaba kivuga ngo uburenganzira bwo gutambuka mbere. Iyo ukibonye uba ufite uburenganzira bwo guhita utambuka mbere muri iryo sangano ry'umuhanda mugezemo. Niyo mpamvu duhisemo niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Utari wagihisemo ndizera ko n'icyambwa kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 17 kirabaza ngo igice cy'umuhanda kiri hakurya y'umurongo mugari wera udacagaguye ugaragaza inkombe mimbano y'umuhanda kiba kigenewe ibi bikurikira. Kiba kigenewe iki? A, guhagararwamo umwanya muto gusa. B, guhagararwamo umwanya muto n'umunini ndetse no ku mihanda irombeje bisate byinshi n'imihanda y'imodoka. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Icyo gice baba bari kuvuga ubundi ni parking. Iriya parking yo ku muhanda. Iriya parking rero uba wahagarara umwanya muto n'umunini. None bavuze ngo guhagararwamo umwanya muto n'umunini ndetse no ku mihanda irombeje bisate byinshi n'imihanda y'imodoka. Bino bigambo bongeyeho nibyo bitumye duhitamo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ariko nujya mu kizamini urakora mu kanya ukabona kuri B bavuze ngo kigenewe guhagararwamo umwanya muto n'umunini, uhita ugihitamo nicyo kiraba ari igisubizo cya nyacyo. Impamvu mba bitinzeho ndabizi hari ikindi kibazo neza neza kiba kimeze gutya. Noneho kuri B bavuze ngo guhagararwamo umwanya muto n'umunini bakarekeraho. Uzahita uhitamo B kuko bera ko bari kuvuga iriya pariking yo ku muhanda kandi ikinyabiziga kiba cyahagarara umwanya muto cyangwa se munini. Ndizera ko ramsta muri Roadway, ndizera ko ramskandika ku papuro. Baramutse baginduye bakakiguhereza, ndizera ko ahita ugikora kubera ko mba bikubwiyeho hakiri kare. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo iminyururu n'ibindi byuma bifashisha bishobora kuvanwaho cyangwa binagana hatabariwemo ibimenyetso byerekana ibyerekezo bigomba gutungurwa ku kinyabiziga ku buryo igihe byizunguza bitarenga impande zihera uburumbarare bw'ikinyabiziga, kandi ibyo byuma bifashisha ntibigomba gukururuka ku butaka. Ariko ibyo ntibibujijwe ku binyabiziga bikurikira. Ntibibujijwe ku bihe binyabiziga: A, imashini zihinga; B, ibinyabiziga bitwaye ibintu bidashobora gufata inkongi; C, A na B ni ibisubizo by'ukuri; D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni A, imashini zihinga. Ntiwatwara ikinyabiziga hari ibintu biri kugenda biri kwikurura hasi. Ntiwatwara ikinyabiziga hari ibintu byarenze uburumbarare bw'ikinyabiziga biri kubangamira imigendere isanzwe ibindi binyabiziga. Ariko imashini zihinga zo ziba zibyemerewe. Ndizera ko namusoma A, ndizera ko ramskandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyambwa kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka. Niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icyambere. Ikintu busabwa no gukanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizaho ujye urahita ukibonera ku gihe. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo iyo hagati y'uruhande rw'imbere rwa romoro n'uruhande rw'inyuma rw'ikinyabiziga kiyikura hari umwanya urenze
metero 3. Ikibizirikanyije kigomba kugaragazwa ku buryo bukurikira iyo amatara y'ikinyabiziga agomba gucanwa. Kiba kigomba kugaragazwa ku buryo iyo amatara y'ikinyabiziga agomba gucanwa: a. agatambaro gatukura gafite nibura santimetero 50 z'uruhande; b. itara risa n'icunga rishije rigaragara mu mbavu igihe ikibizirikanyije kimunitswe; c. a na b ni ibisubizo by'ukuri; d. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanze cy'ukuri nta kindi ni b. Itara risa n'icunga rishije rigaragara mu mbavu igihe ikibizirikanyije kimuritswe. Kiriya kibizirikanyije ni nka rwa rugozi muba mubona rumeze nk'urugozi ruri gukurura kontineri. Rero uriya mwanya uri hagati ya makuzungu na romoroki urenze metero 3. Ikibizirikanyije kiriya kiba kiri gukurura romoroki kigaragazwa n'itara risa n'icunga rishije rigaragara mu mbavu mu gihe kiriya cyo hagati kibizirikanyije kimuritswe. Ndizera ko aramusamo rero b. Ndizera ko aramusikandika ku papuro. Kibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajwe mu kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo itara ryo guhagarara ry'ibara ritukura rigomba kuba ridahumisha kandi rigomba kugaragarira mu ntera ikurikira. Mu ntera ingana iki? a. nijoro igihe ijuru rikeye nibura muri metero 200; b. ku manywa igihe cy'umucyo nibura muri metero 50; c. nijoro nibura muri metero 100 igihe ijuru rikeye; d. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanze cy'ukuri nta kindi ni d. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndizera ko rero waramusamo d. Ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ndizera ko kino kizamini dukosoye ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujye urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda bashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira ka rero ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, ufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ndabakunda cyane. Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza. Abari hafi gukora amahirwe masa.